Hello, ikaze kuri Piscines Essence, murabibona ko ari nijoro, ni amasaha yo kuryama, ngiye kubereka ukuntu nisiga iyo ngiye kuryama, of course murabizi ko tubanza kwisiga labero, kano kalabero ni Luna, murakazi, njya nkabaha kagura 3,000, skin yanjye imeze ukuntu kubera maze iminsi mfite ikibada, murabona n'igiheri, kuwa mbere nisize retinol, ubu ngubu ni kuwa kane ngiye kunya nyisige, hanyuma nyine urumva nyisiga 2 mu cyumweru kandi nijoro, ubwo rero nihaye iminsi kuwa mbere no kuwa kane karibwo nzajya nyisiga. Nijoro ndi gukoresha CeraVe PM nk'ibisanzwe, murabizi ko nakoreshaga CeraVe PM, nza kuyireka nisiga Tier ndacyayikoresha ku manywa, ariko nijoro naje gusanga Tier imeze nk'indemerera kuko uruhu rwanjye sinzi ni combination, so Tier kubera ni cream nyine iri heavy, so nijoro kuyirarana hari igihe mbyuka naswetinze nagize gute, so nahisemo gusubira kuri aka ngaka nijoro kubera koko kameze karoroshye cyane, karoroshye, murabizi nk'abantu barwara ibiheri bagira amavuta menshi niyo mavuta mbahereza kandi akabakorera, urumva rero kugakoresha nijoro ni byiza cyane. I feel like umuntu wese akwiriye kugira CeraVe PM. Ngiye kwisiga toner, niyo mperaho mbere y'ikintu icyo ari cyo cyose nyine, iyo ngiye gukora skin care routine yanjye, ubwo rero reka tubane, reka ndekure mikro, hanyuma nisige toner n'ibindi byose ndabereka nuko nza kwisiga retinol. Iyo umaze kwisiga toner rero nkurikizaho eye cream. Iyi eye cream ni Beauty of Joseon, irimo retinol na ginseng, ni Beauty of Joseon. So iyi eye cream nayo nyisiga 2 mu cyumweru, donc umunsi nisize retinol nibwo nyisiga, impamvu nuko irimo retinol nibwo nyitangira nayo, ni ukuvuga ngo kuva nanjye retinol rero ntabwo ndayimenyera cyane ku buryo nayisiga buri munsi. Toner ya Tier wagira ngo ni amavuta, iyo umaze kuyisiga uba umeze neza, ushaka wanagenda utisize. Nuko nyine ari byiza kwisiga ku moisturizinga skin mu buryo bwose bushoboka. Niwisiga eye cream ntabwo uzasubira inyuma, kuko nuko nguko nyisiga rero. Voilà, ikindi rero ngiye gukurikizaho ni CeraVe PM kubera ko
aribwo ngitangira retinol, ubundi ushobora kuyibanza ku ruhu ariko nkitangira mpitamo kubanza CeraVe PM kugira ngo ihe uruhu rwanjye hydration ikeneye, agakushe gatoya ka CeraVe. Iyo afite video nzayikora mbasobanurira ukuntu ugomba gukora skin care ukurikije ukwezi k'umugore, kuko iyo ukiva mu kibada hydrating nyine kwisiga ibintu bituma uruhu rwongera kugira itoto, rwongera kuba hydrated ni ngombwa cyane, kuko ama hormone aba yagustresheje ku buryo bagize ibiheri n'ibindi bintu byinshi. Ubu ngubu rero nibwo uba ugiye kujya nko muri phase yo gukira. Biba byiza cyane iyo wibanze kuri hydration uruhu, kuko ruba rwabaye stressé cyane, rukabasha gusubirana amazi, rukabasha gusubirana amavuta n'ibindi bintu byose biruhaza, noneho ukabona nyine ukagenda ukurikiza iriya minsi nzabasobanurira uburyo umuntu agenda yisiga mu gihe cya ovulation, ese n'iki wakora mu gihe muri donc mu mafaze yose atandukanye yo kugira ngo iriya minsi 28 irangire wongere ugire ikibada. Tugeze kuri iyi faze ya retinol, iyi ni Seoul 1988, iyi ngiyi ni retinal. Retinal ni nka mubyara wa ni relative ya retinol, ntabwo ari retinol ya yindi tuzi, n'iyindi formule yitwa retinal nayo ikora nka retinol. Donc icyo retinol ikora ni ukustimula collagene, kugira ngo kuko uko dukura umubiri ugenda utakaza collagene zibreakinga, noneho hakaba haza imirongo. Nkanjye concern mfite ni smile lines, kuko ndaseka cyane, iyo nananutseho zihita zigaragara bifatika, ariko nyine ntabwo byavuga ngo nzajya nyisiga ahangaha gusa, nzajya nsiga ahantu hose. So nahereye kuri retinal liposome black ginseng, hanyuma iyi nishira nshobora kuzakoresha retinol cyangwa se sinyikoreshe nkakomeza kuri iyi ngiyi. Byose biterwa n'imyaka ufite, nkanjye kubera ko nkiri mutoya nta minkanyari ndagira, uruhu rwanjye ntabwo rukeneye ibintu byinshi, nuko nababwiye ko gutangira anti-age ari kare, ubwo rero urumva ko ari byiza ko ngitangira kare. Sinzi impamvu iyo ndi kureba gutya nireba, ntabwo amaso ya nyuma mbona ko atari kureba muri kamera, murihangana ko ndi gukoresha front camera. So ngiye kwisiga iyi retinol. Ni ukuvuga ngo retinal irimo mo hano na ginseng
ni nayo irimo hano muri eye cream, niyo mpamvu nisize ahandi sinsige ku maso kuko ibyo nisize aha donc ibyo birimo hano nagisize muri eye cream, niyo mpamvu rimwe na rimwe biba byiza kugira eye cream kugira ngo protege iyi skin y'amaso kuko urabona hano haba horoshye cyane kurusha runo ruhu rundi. So ushobora kurekera gutya ukiryamira cyangwa se nkanjye ndi extra ndakabya. So ngiye kongeraho akandi gakushe ka CeraVe kugira ngo ngume ndi hydrated kurushaho kuko nyine ijoro uba uryamye uruhu rugenda rwiregenera neza. So niyo chance uba ubonye atari ukuvuga ngo uri kwirukanka mu muhanda cyangwa hehe, uba ubonye chance yo kuruhuka. So iyo uruhutse rero uruhu waruhagije biba ari byiza cyane. Amavuta yose nisize urabona ko nta namwe arimo oils kubera ko uruhu rwanjye n'ubundi ni combination, ino party kenshi igira ama oils. So managerageje gukoresha formule zose ziri lightweight cyangwa se zitaremereye kubera iyo mpamvu. So ni uku nguku uko ugenda uhydrating uruhu, niyo waba utisiga retinol n'ibindi ariko ukisiga amavuta ahaza uruhu nyine ni nk'ubutaka ukarwuhira, uruhu ntabwo rupfa gusaza, rumera neza rukagumana itoto kuko nyine uba urugaburira neza. Akenshi rero amakosa akunda kubaho ni uko abantu ari amakreme ari anti aging tuzi menshi, akenshi ari amakreme ntabwo aba arimo hyaluronic acid, ntabwo aba arimo ceramides, nyine ibintu bihydrating uruhu, ahubwo aba arimo ibindi bintu bituma nyine uruhu wagira ngo ararukoze ngo ni anti aging ariko hashira iminsi rukumagatana cyane rukamera ukundi kuko ceramide ziri nko muri CeraVe PM no muri tona ya TIR. Ceramide nyine zinjira mu ruhu kuri level iri deep zikaruhaza neza. Iyi retinol nayo irimo ama ingredients menshi, ntabwo ari retinol gusa, harimo ama ingredients menshi nayo ari soothing, donc soothing ni nka gutya atuma nyine uruhu n'ubundi rumererwa neza, ntirube agite. So ku muntu ukoresha peptide utaratinyuka gukoresha retinol cyangwa se donc ushaka gutangirira ku bintu kuri anti aging iri simple, iyi retinol yayikoresha. ni uku nguku po yanjye imeze, uko iminsi ishira donc igenda igaruka iyo ndi mu kibada irahinduka bifatika kabisa, noneho iminsi yashira ikagenda igarura donc kushe zayo ikagenda imera neza. Murakoze cyane gukurikira iyi video, bye, mukore subscribe, mugure amavuta meza mba nayabashakiye igihe cyose kandi mujye musharinga izi video kugira ngo n'inshuti zanyu nazo zimenye ibyiza mba mbafitiye. Ndabakunda cyane, bye.